muri iki gicamunsi natekereje icyo nkwiye kuganira namwe, ndetse mwaho ngira n'amahitamo menshi, ariko reka mbabwire ko tugiye kuganira amagambo afite umutwe w'amagambo wakumva, ni amagambo ahari n'umwana yakumva iyo nsanganyamatsiko. Cyakora nk'uko nabivuze ntangira, ndifuza ko uwo ari we wese aho yicaye, ahari ntuze kureba ubugufi cyangwa uburebure, ahubwo Mwuka w'Imana umusabe kugira ngo akugenderere mu bugingo, abashe kukumvisha amagambo tugiye kwiga muri uyu mugoroba. Salomo amaze kugera mu myaka y'izabukuru, reka nkwibutse ko uyu nkubwira Salomo yari yaravutse uburyo butangaje, mu mateka ntiyarayobewe. Ni umuhungu wa Dawidi, yabonye byinshi, yaba iby'ibwami no hanze, yashakishije ubumenyi kandi abugeraho, ariko avuga amagambo akomeye akubiye mu gitabo cy'umubwiriza yanditse imvi zaramaze kuba uruyenzi ari mukuru. Atanga inama z'insobekerane zikomeye, maze avuga amagambo akomeye mu gice cya 9. Ni amagambo nzi neza ko ushobora kuba warasomye, ni amagambo ushobora kuba warumvise ikindi gihe, ariko reka nyagusomere muri uyu mugoroba. Aragira ati, nongeye kubona munsi y'ijuru, mbona yuko aho basiganwa abanyambaraga atari bo bagira gute? Se we ntago murahagera? Ngaho nimunkundire umuntu wese afata Bibiliya ye mu kiganza. Mubwiriza igice cya 9 uhereye ku murongo wa 11. Munkundire mujyeyo, ntabwo ndi bwongera gusoma mbona mutari mwajyayo. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 11. Umubwiriza akurikira imigani. Imigani umubwiriza. Ndabona abantu barimo gushakira hirya iriyo bigwa. Ngaho nimunkundire mujyeyo. Wewe wahageze urimo urasoma ngo iki? Ngaho dusomere musore. Ntabwo uragerayo, umuntu wagezeyo uzi gusoma neza nadufashe. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 11, soma wa 12 n'uwa 13. Haravuga ngo, sa nk'ugenda gakeya. Mubwiriza aravuga ati, nongeye kubona munsi y'ijuru, mbona yuko basiganwa abanyambaraga atari bo basiga abandi. Yego, kandi mu ntambara intwari si zo zitsinda urugamba. Komeza. Ndetse abanyabwenge si bo babona ibyo kurya, n'abajijutse si bo bafite ubutunzi bwinshi, n'abahanga si bo bafite igikundiro. Ahubwo ibihe n'ibigwirira umuntu bigira gute? Biba kuri. Muri uyu mugoroba tugiye kwigana amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo umunara w'abanyabwenge. Umunara w'abanyabwenge. Mureke dusenge. Mana yacu, Mana ikomeye, mubyeyi wacu, turacyakomeje kugushima muri uyu mugoroba. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimye kuri Imana umuremye kandi ukaba Imana umucunguzi w'ubugingo bwacu. Tugushimiye ko waduteje intambwe, ukadukura mu ngorane, ukadukura mu bihanamanga, ukadukura mu miruho itandukanye y'iyi si, ukaduhuriza hano hitiriwe izina ryawe muri uyu mugoroba. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu gihe tugiye kumara ahangaha rero, reka Mwuka wera akaba ubugingo bwacu kandi atwigishe mu izina rya Yesu Umukiza wacu. Umunara w'abanyabwenge. Burya umunara ubamo abarinzi, nibyo?
ntujye muri filozofi, nshaka ko tugendana aya magambo nayo wakumva nawe. Umunara ubamo abarinzi, ariko kandi buriya umunara usumba inkike. Aya magambo arumvikana? Inkike nazo zikingira umurwa. Reka mbimanure cyane kugira ngo byumvikane n'abato babyumve. Umunara ubamwe abarinzi, kandi umunara usumba inkike. Ibipangu byacu ntabwo bigira iminara. Icyo kora iyo umuntu yubatse inzu inshuro nyinshi ayigotesha igipangu, sibyo? Aho bishoboka ababibashije. Ariko nituza kugera mu nzu z'abakomeye, turi bubone n'inzu tutabasha kuyireba, ahubwo icyo turi bube tubona ni uruzitiro, sibyo? Ariko kuri uru ruzitiro hubatseho utuzu turi hejuru ya rwa ruzitiro. Mujya mutubona? Utwo tuzu turi hejuru ya rwa ruzitiro inshuro nyinshi tuba duhagazeho abantu bareba n'igitsure cyinshi cyane. Ni gake njya mbabona bareba neza. Inshuro nyinshi ububona barimo bareba n'igitsure ku maso yabo, ndetse rimwe na rimwe ntashaka kunamureba mu maso, ntabwo ashaka kumwitegereza. Ndimo ndagerageza kubabwira umunara, ariko ngambiriye kubabwira n'abarinzi bawubamo. Uyu munara rero ntabwo wareshya nk'inkike, nibyo? Ntabwo byangana. Uko byagenda kose umunara ugomba kuba uri hejuru y'inkike, usumba inkike. Uyu munara utarimo abarinzi burya ntuba ufite umumaro. Si mu murimo muranyumva? Ugomba kuba urimo abaki? Uko rero niko bimeze ku bantu b'Imana. Amahame y'ibyanditswe byera ni uruzitiro rubakingira. Amahame y'ibyanditswe byera ni uruzitiro rudukingira. Imana yatwandikirije ibyanditswe byera ibinyujije mu bahanuzi banditse kera, igambiriye kurinda twebwe. Mu yandi magambo, ni inyungu zacu kuba mu byanditswe byera, kuko ni twebwe bifitiye umumaro. Abayobozi n'ababwiriza nibo barinzi. Inshingano zo kuyobora abantu ukoresheje ukuri kw'Imana niwo munara w'abarinzi. Ubwenge ni nk'umunara w'abarinzi. Ugiye guhita umbaza ngo ubwenge? None se ubundi ubwenge ni iki? Ubwenge bufite ibintu bigera kuri 5 cyangwa 6 ngiye kubabwira, maze wowe ufite aho wandika unkundire wandika ibi bintu. Ubwenge bufite imboni ireba kure. Muriho muranyumvara? Ubwenge bufite imboni ireba. Ubwenge bufite imboni ireba kure. Ariko reka ndebe abasore n'inkumi bari mu iteraniro, mugire gutya turebe. Kubitinye se wibitinya? Twahavuye natwe twarahanyuze. Mwizamura ibiganza. Nka rero. Okay. Ubwenge bufite imboni ireba kure. Buri ubundi ni kosa rikomeye ko umusore w'umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi abaho mu buzima nk'ubw'abandi basore bose. Ubwenge bwereka nyirabwo akaga n'amahirwe. Ubwenge bwereka nyirabwo akaga n'amahirwe. Bana b'Imana bizera bashyitsi mwadusuye uyu munsi, mukwiriye gusaba iyi mpano ikomeye y'ubwenge, kuko buzakwereka, buzagufasha gutandukanya ingorane n'amahirwe bitubaho muri ubu buzima bwa buri munsi.
ugiye kumbwira yuko ibi bintu bitajya bikugeraho wowe? Igisubizo ni oya, kuko amahirwe n'ingorane nibwo buzima bwa buri munsi. Ubwenge bwereka nyirabwo akaga n'amahirwe. Ubwenge buhitiramo nyirabwo ibyamugwa neza. Ubwenge buhitiramo nyirabwo ibyamugwa neza. Umuhanuzi yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo hagowe abantu bita ibiryohera ko bigira gute? Ko bisharira. Ibisharira bakabyita ibiryohera. Ubwenge bubuza nyirabwo kwiroha mu byo atazi. Nakubwiye ngo ufite aho wandika ugerageze utu tuntu utwandike. Bubuza nyirabwo kwiroha mu byo atagize gute? Atazi. Ubwenge butera nyirabwo amakenga. Ubwenge butera nyirabwo amakenga. Ubwenge bwereka nyirabwo amahirwe ahishe mu kaga. Ubwenge bwereka nyirabwo amahirwe ahishe mu kaga. Reka ne gukomeza kugenda nihuta ahubwo ngaruke. Amahirwe ahishe mu kaga gutese. Yego, amahirwe ahishe mu kaga. Katureba abantu bagize umugisha nibura wo kwiga kuva ku mashuri yisumbuye kuzamuka hejuru. Kuva ku mashuri yisumbuye kuzamuka kuri za kaminuza no gukomeza. Mugire gutya turebe. Si wamanitse ikiganza we. Amahirwe ahishe mu kaga. Kimwe mu bintu abana bato banezezwa nabyo igihe bari mu mashuri matoya, nukumva yuko bazatsinda primaire, ariko icyambere kibari mu bwenge ari ubukerarugendo, kuko bazava iwabo bajya ahandi. Ubu nayo nizazanye ibibazo zituma abana benshi basa nk'abifungiye iwabo, ntibamuvinga ngo bajye ku bindi bigo. Ariko kimwe mu bintu bishimisha abana nukumva ko azava hano akajya kwiga Igitarama, Kibungo, akabona Rwamagana, akabona Ruhengeri, akamanuka ku Gisenyi. Ubwo butembere nari niyo mbabwira ko bwereka nyirabwo amahirwe ahishe hehe? Ahishe mu kaga. Maze rero ibyo ku isi byose biravuna, ariko umwe wese akavunika ibihwanye n'ibyahwari. Sinzi kubyumvise. Ba basore tujya tubana hariya muri Nyabugogo bikorera imifuka minini, mujya mubabona, akikorera ikintu kiremereye we, maze kugira ngo ahembere imbaraga kuko gisa nk'ikimurusha uburemere, akagerageza guhagarara abusanyije atambikije amaguru kugira ngo amaguru abe protection y'undi mubiri, maze ukabona arimo arakigigiramo. Uwo avunika ibyo niho ari. Ariko umuntu wabyutse saa 12 ari kuri murandasi, ari kuri ordinateri, yandika, amanuka sikororinga, agenda agaruka, imbere ye hateretse agacupa k'amazi ngo arebe ko ubwonko bwakoroherwa. Twigarukire kuri wa munyeshuri wo mu ishuri. Bwereka nyirabwo amahirwe ahishe mu kaga. Ntabwo nzi inshingano y'abantu matero uyu munsi uko ihagaze, ariko kera wasangaga saa 11 kare mu gitondo ukajya kumva inzogera iravuze, wavuye mu mujyi wa Kigali hari amazi ashyushye, rimwe na rimwe banayagushyuhiriza mu rugo, ukajya kumva ibase y'amazi akonje. Katura abantu batinyaga amazi ya mu gitondo, wimanika ikiganza kuko n'uyu munsi wasanga utarayatinyutse. Ugasanga ayo mazi ya saa 11 aremye igikuta gigutandukanya n'abayobozi bawe ba mu gitondo, kuko wumva barimo kukubangamira. Maze muri terime y'iwacu yo ngiyo hanze, umwana bashaka gukebura bakamubwira ngo iyo amakayi akuremereye,
igitiyo n'ikarayi ntibikuremerera. Mu yandi magambo, si uko uwo murimo ari wo mwiza, ahubwo ni uko igihe cyo gutegura umurimo mwiza wagipfushije ubusa. Bwereka nyirabwo amahirwe ahishe hehe? Ahishe mu kaga. Dufite abana benshi na hano bagize amahirwe abandi bana batabonye, ariko ntibabibona. Amahirwe ahishe mu kaga. Ubwenge bwereka nyirabwo ingorane zihishe mu mahirwe. Ingorane zihishe mu mahirwe. Munsi umwe mu myaka ya 2010 nari nkiri umusore ubyiruka mutoya, ndavuga iby'amahirwe ahishe mu kaga, ariko nkanavuga iby'ingorane zihishe mu byiza. Nuko nk'abandi basore bose barimo kubyiruka, kandi abasore babi Kigali wo kubaho atagira uruhushya rwo gutwara imodoka. Nta wakagombye kuba ariho atazi gutwara imodoka. Maze amaperimetro yashakaye, yo amajoro turayara, tujya mu ishuri turiga. Nuko igihe nari maze kuyibona, burya bari barateye intambwe mbere yanjye, bati rero kugira perime ni kimwe, ariko no gutwara imodoka ni ikindi. None perime ko nyifite ubwo gutwara imodoka byo bizagenda gute? Dusabwa kwiga imodoka neza ukajya mu muhanda. None siyo perime uzayibika mu mufuka izagira gute? Ngize ingorane hari kuko mbivuze Jackson asohotse. Nuko ntangira rero ibyitwa kwimenyereza umuhanda. Maze umwe mu basore twabanaga ati rero burya ku manywa wazigonga ukazimara, kugira ngo umenyere umuhanda uzajya uza gutwara nimugoroba, imodoka ziba zabaye nkeya. Umuhanda ku bantu bashya nimugoroba niwo mwiza. Ko nkunda ibitotsi. Ati none ibitotsi byawe bizahurira hehe? Nuko mfata umwanzuro wo kuzajya nimugoroba njyana nawe, sinshaka kubitindamo cyane. Nuko umugoroba wa mbere turajyanye. Yesu yavuze amagambo muri Yohana 17 tutumva na bugingo n'ubu kuko tudakoresha ijoro. Avuga yigisha abari bamuteza amatwi, ababwira ko ari byiza kugenda ku manywa kuko ugenda n'ijoro agira gute? Arasitara uburyo bumwe cyangwa ubundi. Nuko turagenda twari duparitse hahoze Sky hariya mu mujyi. Haza abakiriya mu masaha ya saa 7 z'ijoro. Umukiriya abagiye muri ya modoka. Twicaye muri ya modoka turamanutse mu Kiyovu hasi ahantu hahoze ikitwaga restaurant Joker. Ako kapa murakibuka hafi ya Lycée de Rugunga. Abo twari tujyanye naho bari bagiye gusigara. Ndavuga iby'ingorane zihishe mu byiza. Nuko tubagezayo turazamuka. Turimo tuzamuka, ubundi iyi quartier y'Kiyovu no kumanywa kuhagenda bitera ubwoba. Nibyo? No kumanywa kuhagenda bitera ubwoba. Turimo tugenda ngiye kumva numva ijwi ry'umuntu ari kurimo gusifura imodoka. Ngo nagiserera tugende, numvise umuntu umwana. Ati nagiserera tugende, ngiye kumva numva ryajwi rirongeye kandi risifuye bwa kabiri ndetse risifuye bwa gatatu. Ibyo mbabwira nibyo nabonesheje amaso. Maze rero kubera ko yari amenyereye ijoro, ubwo yumvaga urimo gusifura ari umugenzi kuko imodoka twari turimo yari iteye irange. Se birumvikana? Nuko ashyiramo marisharere dusubira inyuma. Ndavuga iby'ingorane zihishe mu byiza. Tugiye tubona umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 18 na 20. Umwana w'umukobwa mwiza, bigaragara ko anavuka mu miryango myiza. Aha, none se utekereza ko kujya gutura mu Kiyovu ari ibibonwa na buri wese? Hari haturwa n'umuntu wari wese ubonetse? Igisubizo ni oya. Ese murabyibuka yuko buri yari yo fast, ari yo quartier ya mbere?
abafite mapu y'umujyi wa Kigali murebe, niyo karitsiye ya mbere. Nuko umwana ndababwira iby'akaga gahishe mu byiza dushobora kuba tutumva umugisha twagize muri aka kanya. Nuko umwana yari yatinye guca ku amarembo y'urugo rwabo, kuko kuri gate hariho abarinzi. Ibyo mbabwira nibyo nabonye. Nuko ibipangu by'iminsi ntabwo ari birebire cyane, arurira, ariko ageze hejuru atinya gusubira inyuma ngo agwe mu rupangu iwabo, atinya no kumanuka ngo agwe mu muhanda. Agize umugisha yumva imodoka iratambutse, atangira gusifura imodoka. Maze rero abagabo baraha, abenshi barimo guhangana n'ibitotsi kubw'umunaniro wo kwirirwa tugenda tuzunguruka, tugenda tugaruka, dutekerereza imiryango. Wakinze, waryamye, ntiwanaryamye gushya washyizeho n'abarinzi. Ariko ibyo kutamenya iby'ingorane zihishe mu byiza, umwana warimo arasimbuka urugo agenda, wowe usinziriye. Nuko umwana shoferi avamo aramumanuye, ariko ndimo guhinda sekadegera imvuga nti baraturasira hanga, nk'ubuvuye mu modoka ugiye hezi saa 8. Ubu waje mu modoka ukatsa tukagenda, ariko ibi waje murabizi byari byo. Cyo kora Imana ishimwe ko atari byo nakomeje gukora. Umwana akigera mu modoka, nanjye nari umusore ubyiruka, sinari mukuru cyane. Ikintu cya mbere yatubwiye ati tugende. Icya kabiri, none wowe ugiye he? Ati ni munjyane kuri Cadillac, nikumburiye kubyina ndenda gupfa. Ngo akumbuye kugira gute? Ubwenge bwereka nyirabwo ingorane zihishe mu byiza. Bana bato, basore muri aha, nagira ngo mbabwire ko n'ibyiza urimo kubona uyu munsi, ukwiriye kugira ubwenge bukwereka ko hahishemo n'ingorane zishobora kuzaza ejo uramutse urangaye kuri ayo mahirwe wagize abandi batagize. We wagize amahirwe disi uriga, kandi ntiwagarukira muri segonderi gusa, wiga na kaminuza. Nyamara kandi kuko wabonye biza, ntabwo urimo kumva ko ari umugisha we wagize amahirwe shenge. Uvukira mu muryango uzi ko gusenga bibaho, iwanyu baguhana kenshi bakubuza kunywa itabi, ariko n'uyu munsi uracyashinga ijosi kuko utumva amahirwe wagize wo kuvukira muri iri torero. Ubwenge bwereka nyirabwo amahirwe ahishe mu kaga, ariko bukanamwereka akaga gahishe mu mahirwe. Imigani 18 umurongo wa 10. Imigani igice cya 18 umurongo wa 10. Hagera asome Imigani 18 umurongo wa 10. Soma cyangwa nge nsome niba wowe utinze kuhagera. Mwanditse yavuze ati izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi ahungiramo agakomera. Twebwe twagize amahirwe ataragizwe na bose yuko twamenye izina ry'Uwiteka nk'umunara ukomeye, aho duhungira tugasubizwamo imbaraga twatentebutse. Ayo mahirwe ntabwo afitwe na bose. Habakuki igice cya 2 umurongo wa 1. Habakuki igice cya 2 umurongo wa 1. Reka ngerageze nsome. Umuhanuzi Habakuki aravuga iki? Aravuga ati nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza aho ari numve icyo ambwira. Habakuki we yabibonye nko mu ipica, aravuga ati nzahagarara hejuru iriya hejuru y'umunara. Uhahagarara kangahe? Uhahagarara kangahe? Reka ngerageze nsome iri somo ndisoze. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari numve icyo ambwira. Nuko nzasubiza ku cyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati andika ko ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye agire gute? Ubisomye abyihutire. Dufite itsinda ry'abantu
akubwira ati nyamara burya n'ibyo nzi birahagije, narabimenye burya yuko abantu muzi byinshi muzanakubitwa nyinshi. Niba rero bazi byinshi bazanabazwa byinshi, reka ngumane ibi ngibi nabyo ntibinyoroheye. Ariko ubu ko tuvuga ubwenge turabukura he? Ubwenge turabukura he? Iki kibazo ushobora kukibaza. Ubwenge wabukura he? Ubwenge butandukanye n'ubumenyi bwo kumenya icyiza n'ikibi cyangwa ubuhanga bwo gukora iki na kiriya. Mu myaka ya za 86 mu nshe z'amajyepfo y'igihugu ni ivuriro rifite amashami menshi atandukanye, ni Kigali rirahari, Rwamagana rirahari. Hari umuzungu w'umubirigi wari uzwi nk'umuhanga mu kubaga amagufa, yari umuhanga mu gutunganya amagufa cyane. Kandi n'uyu munsi Gatagara ni kimwe mu bigo bizwiho kugorora ingingo, nibyo? Uyu musaza wari uri mu zabukuru muri iyo myaka, yari umusaza abantu bava mu nshe zose z'igihugu bazanye abana babo bafite ingingo zifite ibibazo ngo abavure. Yari umusaza wari warabaye igihe kirekire mu Rwanda ndetse amenya n'urunyarwanda neza, wenda ibyo atarazi n'insigamigani zarwo. Yari umusaza w'umuhanga kuko najyaga mbona abantu bavuye Kongo n'i Burundi baje kuvuza abana babo ibigendanye n'ingingo mu kigo cy'Igatagara. Ariko yari umusaza wabaswe n'ikintu bita itabi. Ndimo ndakubwira ko ubwenge bushobora gutandukana n'ubumenyi mu buryo runaka. Yari afite inkono y'itabi yigondoye, kandi igihe cyose winjiye mu biro bye wabaga wumva arimo atumura iryo tabi, ari muri uko atumura niko acira nka hariya. Ubanza ari uyu munsi batamukundira kuvura. Ntabwo nzi uko yaje gusaza, ariko sinshidikanya ko amaherezo ye yaba yarakomotse ku bwinshi bw'itabi yanywaga kenshi. Ubwenge wabukura hehe? Imigani igice cya 4. Imigani igice cya 4. Duhurireyo. Imigani igice cya 4. Tugiye gusoma amagambo asa nkaho ari maremare. Bana nimutegera amatwi ibyo so abigisha. Uyu ni Salomo ugiye gutangira gutanga inama. Mushishikarire kwiga ubuhanga, ntimukareke amategeko yanjye. Arimo arigisha, arimo arahugura, kandi ntimukareke amategeko yanjye kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana, kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye ubone kubaho. Ikibazo kirakibaza ngo ubwenge wabukura he? Ariko Salomo arimo araduha inzira dushobora gushakamo ubwenge. Agiye gutangira kutubwira umurongo ku wundi inzira tushobora kubonamo ubwenge. Witondera amategeko yanjye ubone kubaho. Shaka ubwenge, shaka n'ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuke amagambo ava mu kanwa kanjye. Ntubureke, buzakurinda, ubukunde buzagukiza. Shaka ubwenge. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Ubukuze nabwo buzagukuza, nubukomeza buzaguhesha icyubahiro, buzagutamiriza imbabazi
ho umurimbo, buzakwambika ikamba ry'ubwiza. Shaka ubwenge mwana wanjye, umva kandi emera amagambo yanjye. Umunara w'abanyabwenge. Dutangira icyigisho, twabonye ko ibyanditswe byera ari nk'uruzitiro rurinze twebwe, rutubuza gutana ngo tujye mu bidakwiye, kandi rutwereka n'uruhare rw'abayobozi mu gukumira ingeso mbi zishobora kwinjira mu bizera. Murongo wa 10, mwana wanjye umva kandi emera amagambo yanjye, nibwo imyaka yo kubaho kwawe izagwira. Imyaka yo kubaho kwacu izagwira kuko twashatse ubwenge buva mu byanditswe biziranenge. Nakwigishije ingeso z'ubwenge, nakuyoboye mu nzira zitunganye, ntugende intambwe zawe nugenda intambwe zawe ntizizateba, kandi niwiruka ntuzagira gute? Ntabwo uzasitara. Ukomeze cyane icyo wigishijwe, ntukireke, ugihamane kuko ari cyo bugingo bwawe. Ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ntukagende mu migenzereze y'abantu babi. Shaka ubwenge, ubwenge nabwo buzakubeshaho. Iki gice cya 4 cyose cy'imigani kiratubwira inzira dushobora kunyuramo dushaka ubwenge n'ubuhanga. Mbese nawe yitavuga iki ku bigendanye n'inzandiko zera? Dukwiye kuzivomamo iki? Ndi kuri iki gitabo mutunze mwese cy'iby'Abadiventiste b'umunsi wa 7 bizera, kuri page yacyo ya 13 ku isubi yayo ya 2. Ubushobozi bwa Bibiliya mu byo kuyizera no gukora ibyo idusaba buturuka ku nkomoko yayo. Ubu aya magambo ndimo kubigisha ndayasoma nk'umwizera mugenzi wayo, ariko ibyanditswe byera byo byahumetswe n'Imana ibitangira kugira ngo bitwigishe. Niko Paulo yandikira Timoteyo urwandiko rwa 2 yamubwiye mu gice cya 3 ku murongo wa 15 na 16. Ubushobozi bwa Bibiliya mu byo kuyizera no gukora ibyo idusaba buturuka ku nkomoko yayo. Abanditsi ba Bibiliya bayitandukanije n'ibindi bitabo by'isi, ibo bayifataga kandi bakayibona nk'ibyanditswe biziranenge. Ndabizi neza ko isi ifite ibitabo byinshi, birashoboka ko nawe wasomye byinshi, ariko ubu bwenge n'ubuhanga nta handi bukomoka uretse mu byanditswe byera ari byo Bibiliya. Icyampa ngo twiyigishe kuyirya buri munsi. Ubwenge. Mugabo umwe, ndavuga Salomo, yatoranijwe kuba umwami wa Isiraheli, maze Imana imusaba kuyisaba ikintu ashaka. Salomo yari yaravutse kwa Dawidi, yari yarabonye uko kuyobora bivuna. Salomo yari yaritegereje kandi amenya imiruho iva mu kuyobora ubwoko bw'Abisiraheli, maze yicishije bugufi cyane asaba ingabire iruta izindi, ariyo y'ubwenge. Ibyanditswe byera ibi dutunze ni ikigega kirimo ubwenge n'ubuhanga. Ellen White yanditse amagambo akomeye mu ntambara ikomeye. Intambara ikomeye
ipaje 417. Ndasoma amagambo make cyane ntabwo ndi busome menshi. Paje 417. Ngiye gusoma isubi ya kabiri ho amagambo make cyane. Paje 400. Paje 414 isubi ya gatatu. Muri iyi minsi biraruhije kubona umurongo utandukanya abiyita abakristo n'abatubaha Imana. Mu kugira ubwenge niho tuzabona, niho tuzagira amahirwe yo gutandukanya abiyita abakristo n'abakristo nyakuri koko. Abizera b'itorero bakunze iby'abisi bakunda, kandi abenshi biteguye gufatanya nabo. Muri iyi minsi isa gutya y'urudubi ruteye ubwoba, urasabwa kugira ubwenge, urasabwa kugira amakenga mu byo ubona. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 2, uhagera mbere yanjye asome. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 2, uhagera mbere yanjye asome nta kibazo. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 2. Ndabona wahageze. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 2. Haranditswe ngo, titira amagambo iravuga ngo amahirwe abayuda barusha abandi. Amahirwe abayuda barusha abandi. Abayuda babarusha mu buryo bwose. Uyu aragira ati, umwanditsi aragira ati abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere yego nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Gerageza subira inyuma y'amagambo yasome neza. Abayuda babarusha mu buryo bwose. Abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Kubera ko babikijwe ibyavuzwe nande? Reka mbabwire, uyu munsi ushobora kutabyumva, ariko Imana yakugiriye ubuntu bukomeye igutoranyiriza kumenya ibyanditswe byera. Umwanditsi w'iki gitabo nahoze nsomamo cy'iby'Abadiventiste munsi wa 7 bizera yaranditse ati, ibyanditswe bifite ubushobozi mvajuru kuko Imana ivugira muri byo binyuze muri Mwuka Muziranenge. Bityo rero Bibiliya ni ubuhamya bwanditse bw'ijambo ry'Imana. Mbese igitekerezo kirasobanutse, kandi se ibyanditswe biziranenge bifite uruhe ruhare ku buzima bwacu no gushakashaka ubumenyi buruseho kwacu. Bana b'Imana bizera bahandikabuye, Imana niyo remezo ry'ubuhanga n'ubwenge, kandi nk'uko umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo bitubwira, kera yavuganiraga natwe mu kanwa k'abahanuzi, ikabwira umuhanuzi akaza agahana, agacyaha, agatesha. Ariko uyu munsi Imana iravuganira natwe muri ibi byanditswe byera. Bityo rero umwizera wese akwiye gushishikarira kurya ibyanditswe byera buri munsi. Igihe ngize amahirwe yo guhagarara imbere y'abantu mbabwira ibi, ndakugira inama y'uburyo bwo kwiga ibyanditswe byera kandi buri munsi. Icya mbere, irinde kwigisha ibyanditswe byera mu buryo bwa tombora. Wijya muri Bibiliya uvuga ngo nababaye, ngo Mana ngo ndakwinginze ngo umfashe, nubwo nzi ko hari abagize ayo mahirwe, ariko bikoresha ubwo buryo. Icya mbere nicyo, jya mu byanditswe byera, ufate igitabo runaka
kandi ukigundire. icya kabiri, igamo imirongo itari myinshi cyane ariko buri munsi, buri munsi. Ni Yohana icyo cya mbere umurongo wa mbere. Yego, mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Imvumbura amatsiko zawe zikore. Nugaruka uje kwiga ibi byanditswe byera, uhere ku murongo wasubikiyeho, wongere wiga ayo magambo. Ejo nugaruka wongere uhere kuri wa murongo. Reka nkubwire icyo Imana ikora binyuze muri iri jambo. Uzaryiga umunsi wa mbere, uzaryiga umunsi wa kabiri, uzaryiga umunsi wa gatatu. Birashoboka ko uzaryiga icyumweru, birashoboka ko bizaba ibyumweru bibiri, ariko kuko nyiri kwandikisha iri jambo afite imbaraga ya Mwuka Wera ikururira umutima wawe kumvira ijambo, bizajya kumara icyumweru, bizajya kumara icyumweru cya kabiri, bizajya kumara icyumweru cya gatatu. Imana izaba yaramaze gukoresha imbaraga ya Mwuka Wera yo gukabakaba ubugingo bwawe ngo wumve utangiye kuryoherwa n'interuro zanditse nk'uko ibindi bitabo byanditswe muri iki gitabo cy'ijambo ry'Imana. Ibintu bikora amezi 6, ntabwo uzongera kuri buri umwanya, ahubwo uzashyiraho ibihe bihoraho byo kwiga amagambo make, nejo yongereho ayandi, nejo yongereho ayandi, nejo yongereho ayandi. Ibyanditswe byera bitangire kubuganirizwa muri wowe, bityo impinduka nta wundi uzazibona, nawe ubwawe uzazibona. Abazakubona bazamenye ko wahuye na nyiri jambo, Munara w'abanyabwenge. Bana b'Imana bizera hano Ikabuye, Yosuwa yanditse amagambo akomeye mu gice cya mbere ku murongo wa 8. Yosuwa yanditse amagambo akomeye ku gice cya mbere umurongo waho wa 8. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8. Uhagera asome igice cya mbere cya Yosuwa umurongo waho wa 8. Igice cya mbere cya Yosuwa umurongo wa 8. Ntabwo urahagera se? Igice cya mbere cya Yosuwa umurongo wa 8. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8. Haranditswe ngo, yego, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, tega amatwi wumve inama Yosuwa arimo gutanga. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Yosuwa arimo arihanangiriza Abisirayeli ati ibiri muri iki gitabo ntukabure kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Ukabashishwa byose. Aya magambo Yohana yasubiyemo mu isomo risoza ry'uyu mugoroba. Yohana nawe yandika igitabo cy'ibyahishuwe yasubiye muri aya magambo, ariko ntiyavuga mu buryo nk'ubwa Yosuwa. Maze igice cya mbere cy'ibyahishuwe Yohana aravuga ati, ibyanditswe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ye Yohana, uhamya ibyo yabonye byose. Murongo wa 2. Murongo wa 2. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu Kristo, hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kigize gute? Kuko igihe kiri bugufi. Imana y'amahoro itugire neza muri uyu mugoroba, kugira ngo Imana yandikishije ijambo iduhe mwuka wo kuribuganiza muri twebwe, kandi kugira ngo he kuba impamvu yatuma twirengagiza nkana inama zitangwa n'ijambo ry'Imana, bityo ubwo isi ikozwa hirya no hino n'imiraba tubireba, ubwo akaga karimo gukora hirya no hino tureba, twebwe tube turindiwe
mu kuboko gukomeye kw'Imana binyuze muri uru ruzitiro rwera yatwandikishirije. Ibi nibyo mbasabira muri uyu mugoroba, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Mujyane n'amahoro y'Imana kandi mugire umugoroba mwiza. Amahoro Imana itanga atwaranire mu mitima yacu, kugira ngo uyu mugoroba n'igitondo kizakurikiraho tuzagire umugisha ukomoka kuri yo, kandi mwuka w'Imana akomeze gukabaka mu mitima yacu mu izina rya Yesu umukiza wacu. Maze rero muvandimwe nkubwiye, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana, kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Yesu aragutegereje ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono, firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri, cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi i Kabuye, kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha: Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, Ijwi ry'Ihumure yo ku Muhima, ndetse n'Umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho, muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abantu mu butumire, baze dusangira aya mahirwe. Yesu aragutegereje, aramuriye amaboko, abe